Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mubitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bakundwa nshuti z'umusaraba, mwese abakurikira ibi biganiro byacu bya Saveur Divine, ndabaramukije. Amahoro ya Yesu Kristo nabane namwe. Mbifurije gutangira iki cyumweru neza, mbifurije gukomeza kugira imyiteguro myiza irangiza uyu mwaka wa 2023. Ndizera yuko Imana yabanye na buri wese aho ari, antuka ngewe ubavugisha Immaculée Nyiraneza, nejejwe cyane no kongera kugaruka muri uyu mwanya mwiza wo gusangira ijambo ry'Imana muri iyi minsi irangiza umwaka. Akaba ari n'umwanya mwiza wo kongera gushima Imana cyane kubw'uburinzi bwayo twabonye muri uyu mwaka ugiye kurangira. Imana ishimwe cyane. Ndifuza yuko twatangira iki cyumweru cyacu dusangira aya magambo tubona muri Zaburi 126. Dusome imirongo 3 ya mbere. Handitse ngo, ubwo Uwiteka yagaruraga abajyanyweho iminyago b'i Siyoni, twari tumeze nk'abarota. Icyo gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenge n'indimi zacu zari zuzuye indirimbo. Icyo gihe bavugiraga mu mahanga bati, Uwiteka yabakoreye ibikomeye, Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Aleluya. Aya ni amagambo yavuzwe ku Bisirayeli bavuga ibyishimo bagize ubwo bari batashye basubiye mu gihugu cyabo, bavanywe mu gihugu cy'uburetwa cya Egiputa. Ngo bari banezerewe cyane, mbese bakabona ibyo bintu biri kubabaho bakibaza niba ari iby'ukuri koko cyangwa se niba ari inzozi. Ngo twari tumeze nk'abarota. Hari igihe Imana ikunezeza cyane ikagukorera ikintu gishimishije, ukajya wibaza uti ese ibi bintu nibyo cyangwa ndi kurota? Nabo niko byabagendekeye. Ndakwifuriza kugira ngo Imana ikunezeze, Imana igukorere, igutungure ku buryo wibaza uti se ibi nibyo cyangwa se ndarota. Muri izi mpera z'umwaka hari icyo Imana yagukorera, ikagutungura, ikakunezeza ku rundi rwego, hanyuma nawe ukayishimira. Nibyo nkwifuriza. Hanyuma ngo baravuga bati ngo indimi zacu zari zuzuye indirimbo, hanyuma ngo kandi ngo akanwa kabo kari kuzuye ibitwenge. Icyampa Imana ikakuzuza ibitwenge nawe mu kurangiza uyu mwaka. Icyampa Imana ikagusetsa nk'uko yasekeje Sara ubwo yari amaze igihe ategereje umwana, hanyuma Imana ikamutungura, ikamugirira neza, ikamusetsa, ikamuha Isaka. Ntabwo nzi nawe icyo waba utegereje kuva igihe kinini, ariko ndakwifuriza kugira ngo Uwiteka agutabare, agusetse nk'uko yasekeje Sara, maze akanwa kawe kazuzura ibitwenge. Igihe kimwe uzaza ushima Imana ku byo yagukoreye. Igihe kimwe Imana izaguhe indirimbo zuzuye akanwa kawe. Nuko ngo Uwiteka yabakoreye ibikomeye, nabo barishima. Uwiteka natwe yadukoreye ibikomeye bene data. Ngewe ubabwira ni ukuri, ndahamya yuko Uwiteka yankoreye ibikomeye muri uyu mwaka wa 2023. Nabonye ineza y'Imana, nabonye ukurindwa kw'Imana. Satani yari yagambiriye yuko ntaba nkiriho muri uyu mwaka,
ariko Imana irahaba, Imana irongera iritamurura, Imana irongera iravuga ngo baho. Aleluya. Ndashimira Imana yuko ikomeje kundinda, ndayishimira yuko ikomeje kumpaza uburame, kandi mfiteho umugambi mwiza. Yarambwiye ngo ndaguhetse, imvi zizarinda ziba uruyenzi nkiguhetse. Icyampa ni ukuri nawe ukabona ubwo burinzi bw'Imana, icyampa Imana nawe mukabana mu buryo winezererwa, mu buryo uvuga uti nabonye Imana muri uyu mwaka. Ndakwifuriza kugira ngo ni ukuri Imana nawe ikomeze ikugirire neza, iguhe ibitwenge, iguhe indirimbo z'amashimwe. Indirimbo z'amashimwe ntizigashire mu kanwa kawe. Byashoboka kuba waranyuze mu bikomeye muri uyu mwaka, ariko ndakwifuriza kugira ngo uyu mwaka tugiye gutangira Imana izaguhindurire amateka. Birashoboka yuko umuntu ngo yarararira, ariko ngo bwacya impundu zikavuga. Aleluya. Rero nibyo ngibyo mbifuriza. Narinje kukubwira ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye. Ni ukuri kuba uri kunyumva, nanjye nshobora kukuvugisha ni ibikomeye kuri njyewe. Beneda, mwibuke ibyo twabayemo mu myaka 3 yashize. Jya nibuka ukuntu twabaye dufungiranye mu gihe cya COVID, tudashobora kuva mu mazu yacu, ariko uyu mwaka urarangiye twidegembya, nta cyorezo cyateye ngo twongere dufungiranwe. Yewe, ninde utashimira Uwiteka? Hari byinshi byo gushimira. Iyo umuntu asubije amaso inyuma, usanga amashimwe ari menshi. Ndakwinginze ngo ubare iyo migisha Imana yaguhaye muri uyu mwaka wa 2023, uyibare, ntusige n'umwe, niko umuririmbyi yavuze. Ndashima Imana ikomeje kubana natwe no kudushyigikira muri uyu murimo mwiza wo kwamamaza ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Muri iki cyumweru gishize ntabwo nabanye namwe mu buryo bw'igifaransa, nari nafashe akaruhuko gatoya, ariko ndashimira Imana ku bwa bene data bakomeje kubagezaho ibi biganiro byacu mu zindi ndimi. Imana ibaha umugisha kubwo kwitangira iki gikorwa, kandi ni ukuri nzi neza yuko umuhati wacu twese atari ubusa ku mwami. Tuzagororerwa tukiri muri iyi si, kandi Imana itubikiye n'ubugingo buhoraho. Aleluya. Ndagushimira kandi wowe mwene data ushyigikira kino gikorwa mu buryo bw'amasengesho. Ndabizi neza yuko hari bene data badusengera uko bashobojwe, bagasengera kino gikorwa cya Saveur Divine. Rero ni impano nziza muba muduhaye yo kudusengera. Ndashima Imana kubwo abashyigikira uyu muhamagaro, kandi nzi neza yuko hari ibindi Imana iduteganyirije muri uyu mwaka ugiye kuza. Hari ukundi kwaguka Imana izaduha. Ibyo ngibyo kandi byose tuzabigendanamo. Imana ibaha umugisha mwebwe mwasobanukiwe iby'uyu muhamagaro, mukaba kandi mwifuza kuwushyigikira. Yesu nabaha umugisha utagabanije. Hanyuma mbere yuko ndangiza iyi audio ifungura iki cyumweru dutangiye, ndagira ngo mbahe ijambo tuzaganiraho mu minsi iri imbere. Tuzaganira ku byerekeranye no kuvuka kwa Yesu. Ni ijambo rigezweho cyane muri iyi minsi ya Noheli. Ntabwo twabura kongera kwibukiranya iby'ivuka rya Yesu Kristo. Wari warahanuwe kera yuko azavuka, igihe cyarageze biraba. Reka dusome amagambo make avuga ku buryo Yesu yahanuwe na Yesaya akavuga uburyo azavuka. Dusome muri Yesaya igice cya 7 umurongo wa 14, handitse ngo nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ari we uzabihera ikimenyetso. Dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, amwita izina Immanuel. Aleluya. Ngo umwari azabyara umwana w'umuhungu, amwite izina Immanuel. Ubu buhanuzi tububona nanone mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo.
Matayo igice cya mbere umurongo wa 23, nawe yasubiyemo ubuhanuzi bwa Yesaya, aravuga ngo dore umwari azasama inda kandi azabyara umwana w'umuhungu, azitwa Imanuweli, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Haleluya! Imanuweli, Imana iri kumwe natwe. Yesu Kristo wavukiye i Betelehemu yaraje aje kukubwira ngo humura, Imana iri kumwe nawe. Aho uzanyura hose, haba mu bikomeye, haba mu muriro, haba mu mazi, Imana izaba iri kumwe nawe. Imana irakwegereye kurusha uko imyambaro yawe ikwegereye. Imana ntiri kure yawe. Yesu Kristo avukira mu isi, niyo mesaje ikomeye Imana yashatse kuduha. Ndakwifuriza rero kugira ngo uzaryoherwe n'ibiganiro bene data bazatugezaho byerekeranye n'iryo jambo ryo kuvuka kwa Yesu Kristo, ibyo tubona mw'aya magambo yose yerekeranye n'ivuka rya Yesu. Ndakwifuriza kandi gukomeza kugira ibihe byiza birangiza uyu mwaka turimo wa 2023, ndetse no kuzagira Noheli nziza. Yesu abahe umugisha. Amen.